Igitondo cyiza bene data, ndabaramukije mu izina rya Yesu, ngo ubuntu n'amahoro bya Kristo bibane n'umuntu wese. Indirimbo y'iki cyumweru ni Yesu abe hamwe nawe hose. Ni indirimbo ya 41 mu ndirimbo zo guhimbaza Imana z'itorero ry'Abadventiste b'umunsi wa karindwi. Ikaba yitwa mu Cyongereza God be with you till we meet again. Iyi ndirimbo nziza yahimbwe n'uwitwa Jeremiah Eames Rankin. Yavukiye i Thornton, New Hampshire mu mwaka w'1828. Amashuri yisumbuye yayigiye muri Middlebury College, aho yarangije mu mwaka w'1848. Akirangiza kwiga iby'ubugabura mu mwaka w'1854, yerejwe ubupasitori umwaka wakurikiyeho w'1855, maze akora umurimo w'ubugabura mu matorero atandukanye mu gihe cy'imyaka 15. Muri iyi myaka 15 yayoboye itorero, agaragaza umwuka wo kutavangura amoko hagati y'abera n'abirabura, maze mu mwaka w'1869 atorerwa kuba umuyobozi w'itorero rya mbere rihuje amatorero ya giprotestanti i Washington. Muri uwo mwaka kandi niho yabonye impamyabushobozi ku rwego rwa doctora muri rya shuri Middlebury College. Kuva mu mwaka w'1870 gukomeza, yabaye umuntu w'ingenzi cyane ku kigo cya Howard University, aho yigishaga isomo rya homiletic cyangwa se uko bandika bakanategura ikibwirizwa, n'irindi somo ryo kwigira ubugabura cyangwa se pastoral theology. Mu mwaka w'1889 yabaye umuyobozi mukuru w'iryo shuri rya Howard i Washington. Dr. Rankin rero yafite amateka maremare ndetse yanditse n'indirimbo nyinshi, ariko izamenyekanye cyane ni indirimbo ebyiri. Iyi ngiyi Yesu abe hamwe nawe hose, n'indi yitwa Bibwire Yesu. Mu mwaka w'1880 Jeremiah yashakishije indirimbo korali yajya iririmba basohoka barangije amateraniro, maze agerageza indirimbo nyinshi ariko yumva ntanyuzwe, niko gufata icyemezo cyo kuyandika. Ngo yahise afata inkoranyamagambo cyangwa dictionary, maze ashaka amagambo abiri, rimwe ryitwa farewell n'irindi ryitwa goodbye, ngo arebe ko hari akantu yakongera mu nganzo yari afite. Yaje gusanga ijambo goodbye ari impine y'ijambo God be with you cyangwa Imana ibane nawe. Iryo jambo ngo ryaba ryarakoreshejwe bwa mbere mu gusezeranaho mu ibaruwa
yabonywe mu mwaka w'1573 aho ryari ryanditswe mu nyuguti nka G O O D B W Y E S. Niko spelling y'iryo jambo yari imeze, ntabwo nzi uko barisoma, ariko bari baryanditse gutyo G O O D B W Y E S. Uko imyaka rero yagiye ishira, iri jambo ryaje guhinduka goodbye, iriya W iri hagati ya B na Y ivamo. Dr. Rankin rero abonye iryo jambo yahise yihutira kwandika igice cya mbere no gusubiramo by'iyo ndirimbo nshya, aho buri murongo utangizwa n'iri jambo Imana ibane nawe kugera twongeye guhura, cyangwa se mu gitabo cy'Ikinyarwanda buri murongo w'igice utangira uvuga ngo Yesu abe hamwe nawe hose, Yesu abe hamwe nawe hose, Yesu abe hamwe nawe hose. Yamaze kwandika igice cya mbere nicyo gusubiramo, maze abyoherereza abantu babiri ngo bakore injyana yayo cyangwa se bakore tune y'iyo ndirimbo, maze ahitamo injyana yakozwe n'uwitwa William Stomer. Yakunze iyo tune cyane maze aricara akora ibindi bitero 7 by'iyo ndirimbo. Nguko uko iyi ndirimbo yavutse ifite ibitero 8 nicyo gusubiramo. Indirimbo yagiye ahagaragara mu mwaka w'1882, Dr. Rankin afite imyaka 54 y'ubukuru. Ira Sankey amaze kwiga iyi ndirimbo yatangiye kuyikoresha mu gihe amateraniro yabaga arangiye mu biterane bye yakoranaga na Dwight Moody, kandi ibi byatumye iyi ndirimbo yamamara cyane. Iyi ndirimbo yaje guhinduka iyo gusezera iteraniro mu matorero yose ya Gikristo, ndetse no gusezeranaho igihe gahunda abantu bari bamazemo iminsi irangiye, aho umuntu wese yabaga asubiye mu muryango we. Abana n'urubyiruko barayikoresheje cyane kandi barayikunze. Mu bihe by'intambara amakarite postari menshi yabaga yanditseho amagambo y'iyi ndirimbo kugira ngo atere morale abasirikare. Ikarite postari imwe muri izo yari iriho ifoto y'umusirikare n'aya magambo: Imana ibe hamwe nawe kugeza twongeye guhura, ugume mu rukundo rwe, tsinda urupfu imbere yawe, Imana ibane nawe kugeza ubwo tuzongera guhura. Nubwo indirimbo yanditswe mu bitero 8, mu nsengero dukoresha ibitero 4, bavanyemo igitero cya mbere, cya kabiri, cya kane n'icya karindwi. Jeremiah rero yaje gusinzira mu mwaka w'1904 afite imyaka 76 y'ubukuru. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi twagiye dusezera ku nshuti za hafi na kure. Hari ubwo umuntu asigara ku musozi w'iwabo wenyine akibuka amasura y'inshuti n'abavandimwe,
akibaza niba azongera kubaca iryera. Hari ubwo wigana n'umuntu mukamarana imyaka myinshi musangira akabisi n'agahiye, nyamara igihe kiragera mugatandukana, buri wese akanyura inzira ye. Hari ubwo ababyeyi babana n'abana babo maze igihe kikagera bagasigara bonyine, amaso yabo ahora ategereje igihe bazongera gucira iryera abana babo. Hari ubwo abantu bahura ntibazongere guhura ukundi. Umuntu utwara taxi voiture ubwo yari arangije shift ye ya nijoro, yari afite aderesi z'umugenzi umwe yagombaga gufata akabona agataha kuruhuka. Yaravuze ati, nageze aho hantu mvuza ihoni, hashize iminota mike ndongera mvuza ihoni. Kubera yari umugenzi wa nyuma, iyo nshaka nari guhita nigendera, ariko naparitse imodoka ndagenda ndakomanga ku muryango. Numva ijwi ry'umuntu ukuze rimbwira riti, ihangane gato ndaje. Numvaga kurura ibintu hasi. Hashize umwanya utari muto mbona urugi rurakingutse. Mbona umubyeyi muto muto ukuze mu myaka nka 90 ampagaze imbere. Yari yambaye ikanzu y'amabara n'ingofero y'uruziga ifite agatimba, ameze nk'umuntu wo mu mafilime yo mu myaka y'1940. Iruhande rwe hari isanduku. Iyo nzu yasaga nimaze imyaka itabamo abantu. Intebe n'ameza byari bitwikirije imyenda, nta saha yari ku rukuta. Mu nguni hari igikarito cyuzuyemo ibipapuro n'amafoto n'ibindi bintu bimeze nk'ibirahure. Nkirangarira muri iyo nzu yarambwiye ati, wantwaza ivarisi yanjye mu modoka. Nayijyanye ku modoka, ndagaruka mufata ukuboko ndamusindagiza, tugenda buhoro buhoro mpaka tugeze ku modoka. Yarakomezaga akanshimira ngo ndi umuntu mwiza, nkamubwira nti nta kibazo, ndimo ndagufata neza nk'umukiriya nk'uko nakwifuza ko ariko bagenzereza mama wanjye. Arambwira ati, uri umuhungu mwiza cyane. Tugeze mu modoka yampaye aderesi z'aho tugiye, maze arambwira ati, twanyura muri downtown. Namubwira nti ko iyo nzira yaba ari iya kure cyane. Arambwira ati, ntacyo bimbwiye, ntabwo nihuta. Aho njyanye naho ngomba gupfira. Muganga yambwiye ko nsigaranye iminsi mike cyane yo kubaho. Namurebeye mu kirahure kireba inyuma, maze mbona mu maso ye harazengama amarira. Yarambwiye mu ijwi ritoya ati, nta muntu n'umwe mu muryango wanjye nsigaranye. Nahise nsingira akamashini kanjye kabara ibirometero n'amafaranga ndakazimya. Mu masaha 2 yakurikiyeho twarimo tuzenguruka umujyi wose. Yanyeretse inzu yakoreyemo kera akiri muto, arongera anyereka ahantu yabaye agishakana n'umugabo we bakiri abageni. Abanyeretse inzu
yagurishirizwagamo ibintu byo mu nzu nk'intebe n'ameza n'ibindi, ambwira ko yari ballroom kandi ngo yabyiniyemo akiri umukobwa. Rimwe na rimwe yarambwiraga ngo ningende buhoro tugeze imbere y'inzu runaka, maze agakomeza akirebera ntacyo avuga. Izuba rirashe yarambwiye ati ndananiwe, reka noneho tugende. Twagiye kuri aderese yari yampaye, tugenda ntawe uvugisha undi. Twagezeyo dusanga bari bamutegereje, maze nkura ivarizi ye mu modoka. Nigejeje hanze nsanga bamaze kumushyira mu kagare. Yafunguye agakapu ke ko mu ntoki arambwira ati ndishyura ngahe. Ndamubwira nti ntayo. Aranga atukeneye amafaranga yo kubaho. Ndamubwira nti hari abandi bagenzi ndi butware bari bwishyure. Nahise nihutira kumuhobera, maze arampobera arankomeza, maze aranyongorera ati wahaye umukecuru umwanya w'ibyishimo, wakoze cyane. Namufashe ikiganza ndamukomeza, maze musezeraho ngenda muri urwo rwijiji rwa mu gitondo. Narebye inyuma mbona bakinze urugi. Kuri jye ryari ijwi ry'ubuzima burangiye. Nta mugenzi wundi nigeze mfata, nagiye natwawe n'ibitekerezo. Uwo munsi wose sinigeze mvuga ijambo na rimwe. Naribwiye nti iyo uriya mubyeyi aza gutwarwa n'umuntu udafite kwihangana, ushaka kwirangiriza shift ye, byari kugenda bite? Ese iyo nza kuvuza ihoni rimwe nkigendera, byari kugenda bite? Kuva nabaho ni ubwa mbere nkoze ikintu cy'ingenzi, kandi uriya mubyeyi sinzamwibagirwa. Iyi si yuzuye gutandukana, ariko igishimishije nuko abazukanye na Kristo bose gutandukana byo muri iyi si ntacyo bibabwira cyane. Hari aho bazongera guhurira ubudatandukana. Iyo turi ku bituro by'abo dukunda, turibwira mu mutima tuti naha wa munsi. Umugenzi wese ujya i Siyoni abwira undi ati ku Mana. Ku bijyanye n'iyi ndirimbo yo gusezeranaho, nanjye ndashaka gufata akaruhuko gatoya. Tumaranye umwaka urenga mbagezaho buri cyumweru indirimbo n'amateka yayo. Maze gukora indirimbo nyinshi, nkaba nifuza kuzishyira hamwe zikajya kuri YouTube, aho buri wese ashobora kuzibona bimworoheye, bityo zikagera ku bantu benshi kurenza WhatsApp group. Nari nabitangiye, ariko haracyari indirimbo nyinshi zikenewe kuba uploaded. Ubwo rero nimbirangiza nzajya nkora indirimbo nyishyire ku rubuga, ihita ijya no kuri YouTube. Ubundi indirimbo yahitaga buri wa mbere w'isabato cyangwa Sunday saa 10:30 za mu gitondo. None amasaha n'iminsi bishobora kuzahinduka
ariko indirimbo n'amateka yazo ni umurimo Imana yampaye. Mu gihe indirimbo zikiriho nanjye Imana ikaba ikintije ubuzima, tuzakomeza kumva ubutumwa buri inyuma y'indirimbo dukunda. Kugeza ubwo tuzongera guhura rero, Yesu abe hamwe nawe hose. Ndasabira umuntu wese ngo ubwo twegereza umwaka mushya, Imana itureme mu mutima mushya. Ngo ubwo impanda y'Imana igiye kuvuga bidatinze, ibituro by'abera bigakinguka, abazaba bazutse bagahura n'abazaba bakiriho bakunze kuboneka kwa Yesu bose, tuzahurire mu kirere gusanganira umwami wacu, turirimba indirimbo zo kunesha. God be with you till we meet again. By His counsel's guide uphold you, with His sheep securely fold you. God be with you till we meet again. God be with you till we meet again. Beneath His wings securely hide you. Daily manna still provide you. God be with you till we meet again. Till we meet, till we meet, till we meet at Jesus' feet. Till we meet, till we meet. God be with you till we meet.